nongeye kugusuhuza mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha. Ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose kandi ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. None se umutima wawe uguwe neza? Nibyo nkwifuriza. Ayo magambo meza yanditse mu rwandiko rwa 3 rwa Yohana igice cya 1 umurongo wa 2. Ujye uyasubiramo kugira ngo urebe icyo Yohana yifurizaga umukuru gayo. Muri uyu mwanya ndabanza gushimira wowe wahisemo ko tubana mu byigisho dutanga ahanga kuri uru rubuga rwa Emerita Ministries. Imana iguha umugisha kandi nzi neza ntashidikanya yuko utazigera wicuza. Ari amagambo nkunda kubasomera cyane, aya magambo ndayakunda, nawe uzayagira intwaro. Aboneka mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 7 ku murongo wa 11 n'uwa 12. Ahavuga ko ubwenge buhwanije ubwiza n'ibyo umuntu arazwe, ndetse burushaho kubonerera abakireba izuba. Umurongo wa 12 ukavuga ngo kuko ubwenge ari ubwugamo, amen, ngo nk'uko ifeza ari ubwugamo, ngo ariko umumaro wo kumenya n'uyu ngo nuko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Bana ishimwe cyane kubw'ijambo ryiza yatwandikiye. Ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Iyo mfashe Bibiliya tukaganira ijambo ry'Imana, mbashaka kugira ngo ugire aho uva ugire naho ugera. Iyo mfashe inyandiko runaka nkazegeranya kugira ngo mbashe kukubwira ku kimeri iki n'iki, ku ndwara iyi n'iyi ubashe kwirwanaho, mba ngira ngo ugire aho ugera. Ariko iyo utabishyizemo ubwenge butangwa n'Imana, nta kintu byakumarira. Tugiye kuganira ku rubuto bita kiwi. Urwo rubuto rumeze gutya, rwitwa kiwi. Abantu bamwe benshi muraruzi, abandi ahari ntago muruzi, ariko niyo mpamvu nje kurubabwira kugira ngo muzarwifashishe mu bihe nk'ibi ngibi bigoye, aho ubudahangarwa bw'imibiri y'abantu bwamaze gutendera rwose. Reka tubanze dusenge. Uwiteka Mana ihoraho, ndagushimiye icyubahiro kibi cyawe. Ndagushimira ko wabanye natwe muri byose, n'uyu munsi ukaba uri kumwe natwe. Mana, unamura abana bawe barembejwe n'umubiri, bafashe kandi batabare. Reka Satani atsindwe, utsinde kuko uri Imana. Reka imigambi y'umwanzi burizwemo muri byose. Fasha abarwayi, fasha umuntu wese ugutakira amanywa n'ijoro ngo umurengere. Mana, ikintu ushaka ko tubanza gukira n'indwara y'icyaha, maze iby'umwuka bikaza ahantu hateguwe neza kuko nta cyaha gihari. Umwanzi agatsindwa, wowe ukaba ari gukomeza guhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Nari maze kubibabwira, tugiye kuganira ku rubuto rwacu rwa kiwi. Kandi nabasomeye isomo rivuga yuko ubwenge ni ukuri burinda ubugingo bw'ubufite. Nkaba mbifuriza kurindwa mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Kiwi iyi ngiyi yakomotse mu gihugu cy'Ubushinwa, aho bayitaga ko ari Chinese. Noneho bakagira n'irindi zina bayita ryitwa gooseberry. Bakatubwira ko nyuma rwaje gukwira uru rubuto rugera no muri za New Zealand. Noneho New Zealand bayihindurira izina, bayitirira inyoni ibi wabo yitwa kiwi y'igihangange. None ubwo hakaba hari kiwi y'inyoni, hakaba hari na kiwi y'urubuto. Uko imyaka yagiye ishira, yindi gatahani kuri urubuto rwagiye rukwiragira, rugera ahantu henshi kubera ubuhangange bwarwo n'akamaro karwo gakomeye, byatumye rugenda rumenyekana henshi ku isi. Ngo kera Abashinwa barukoreshaga mu kwifashisha mu byerekeranye n'urwungano ngogozi, donc ibyerekeranye n'igogora ndetse no kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Bigeze mu 1900, abashakashatsi bo mu Burayi, muri New Zealand n'ahandi henshi batangiye kubukoraho ubushakashatsi nyine mu byerekeranye na siyanse, kugira ngo barebe ibigize uru rubuto ndetse barebe n'icyo rushobora kumarira abarufata.
nyuma yo kurusuzuma basanze ko uru rubuto rurimo vitamine C nyinshi cyane ku buryo iruta iri mu ndimu ndetse no muri za oranje inshuro 3. Baranditse ngo nuguhera kuri 2 kugeza ku nshuro 3. Murumva ko kiwi iri ku rwego rwo hejuru kubyerekeranye na vitamine C. Iyi vitamine C mukaba mubizi yuko ifasha kubyerekeranye n'ubudahangarwa bw'umubiri ndetse igafasha ku ruhu no gusohora imyanda mu mibiri yacu. Basanzemo kandi vitamine K. Iyi vitamine K ikaba izwiho gutuma amaraso avura ndetse igakiza n'ibisebe n'ibikomere abantu bakomeretse. Iyi vitamine K irabifasha cyane. Basanzemo vitamine E. Iyi ngiyi ikaba izwiho kubungabunga uruhu cyane ikarurinda gusaza vuba. Harimo antioxida ndetse ikaba inabungabunga ubuzima bw'imitsi. Harimo kandi vitamine B9. Iyi vitamine B9 irazwi kwifasha cyane cyane ku bagore batwite gukura kw'ingingo mbese mu bijyanye n'imyororokere bigatuma n'umwana uri mu nda akura neza. Iyi vitamine B9 irabifasha cyane. Basanzemo kandi vitamine A yo ikaba iri ku rugero rutoya. Basanzemo potassium ku rugero rwa miligarama 312. Iyi ngiyi ikaba ifasha mu mikorere myiza y'umutima, ikaba irinda kugira umuvuduko w'amaraso uri hejuru ndetse ikaba ifasha n'udutsi nyine tw'umutima, ikaba ifasha n'utudutsi cyane. Barongera basangamo magnesium ku rugero rwa miligarama 17. Iyi ngiyi ikaba izwi mu gufasha ku mikurire y'imikaya. Basanzemo calcium ku rugero rwa miligarama 35 kandi iyi ngiyi calcium namwe murabizi ko ifasha ku byerekeranye n'amagufa ndetse n'amenyo cyane. Ndetse basanzemo na phosphore miligarama 35. Iyi nayo ikaba izwiho mu gufasha ku mikorere y'ubwonko ndetse nanone no ku magufa. Basanzemo kandi cuivre, basangamo fer. Ibi bikaba bizwiho mu mikorere myiza yo gufasha amaraso ariko byo babisanze biri ku rugero ruto. Basanzemo isukari karemano ku rugero rwa garama 15 kandi iyi sukari karemano ikaba igirira umubiri yacu akamaro cyane kuruta uko twakoresha izindi mvaruganda. Basanzemo fibre ku rugero rwa garama 3. Fibre mukaba muzi ko izwi mu byerekeranye n'imikorere y'amara, gukura imyanda mu maraso. Abantu bafite cholesterol rwose, abantu bose bafite cholesterol ndabakangurira kugira ngo bihutire gukoresha kiwi. Bavuze ko igira amazi muri yo imbere ku rugero rwa 80% ku buryo iyo wayikoresheje wumva ufutse muri wowe, ntabwo ugira inyota cyane. Kandi n'ubundi burya kugira inyota ntabwo ari byiza kuko ni ikimenyetso cy'uko hari ikibazo mu mubiri wawe. Ni nk'uko imodoka iyo essence igiye gushiramo agatara kaka, ugomba kunywera amazi ku gihe kugira ngo umubiri wawe utarinda gucana danger. Ikindi basanzemo ni antioxidant. Iyo tugeze kuri antioxidant bamwe baravuga ati si ibyo ni ibiki? Rwose abantu benshi bagiye bambaza ngo antioxidant ni ibiki? Antioxidant ni ibinyabutabire bikunda kuboneka mu mboga, mu mbuto, mu ngano zimejeje n'ahandi henshi ndetse no mu mibiri yacu. Ibi ngibi bikaba biza kurwanya mbese ikintu kiza kuturwanya kuko ikura imyanda mu mubiri, ikarinda n'uturemangingo kwangirika ku buryo irinda kanseri, irinda turemangingo twa kanseri kwidevelopa, donc gukura, ahubwo iradupyinagaza.
ni ukuvuga ngo umubiri wacu iyo urimo gukora ukoresha n'imbaraga cyane, havamo imyanda yitwa radiyo libre. Ibi bikaba ari ibinyabutabire bishobora kwangiza uturemangingo twacu, kwangiza selile zacu. Iyo rero iyi myanda yabaye myinshi mu mubiri wacu, itera gusaza vuba, igatera izindi ndwara nyinshi, igatera kanseri n'ibindi. Ni ukuvuga rero ngo antioxida ni umupolisi ucunga umutekano w'uko umubiri wacu umeze. Mu gihe iyo myanda ije ikamenya uko ibyo binyabutabire bikamenya uko bibigenza n'ibindi, mbese muri makeya antioxida ni umupolisi w'imibiri yacu kugira ngo tubashe kubaho tuguwe neza mu byerekeranye n'ibyo tuba twariye. Nongere mbibutse neza ko iboneka mu mboga, ikaboneka mu mbuto zitandukanye, ikaboneka mu binyampeke, mu byayi by'icyatsi kibisi n'ahandi. Kuko kiwi igira ubwoko bubiri. Iyi ngiyi naberetse ni y'umuhondo, ni kiwi y'umuhondo. Haba hariho rero na kiwi y'icyatsi kibisi. Kiwi y'icyatsi kibisi kikubwira akenshi igira ubwoya bwinshi, ikagira akabara ujya kubona imbere kenda gusa n'icyatsi kibisi, ariko iba ifite ubwoya bwinshi. Iyi rero ikaba igira fibre nyinshi cyane, ariko nko ku bantu bagira ikibazo cya acide nyinshi mu gifu, ntabwo iyo bayikoresheje ibagwa neza kuko igira kaside. Tugiye rero ku y'umuhondo, iy'umuhondo abantu barayikunda, iranaryoha, ariko noneho ifite n'ibindi bintu byinshi. Ikungahaye kuri vitamine C nyinshi cyane kuruta iboneka muri icyatsi kibisi, ifasha mu kurinda indwara, igafasha no mu budahangarwa bw'umubiri. Iyi kiwi ya jaune rero ukwiye kuyihata. Niba bishoboka ukaba wabasha kuyigura, ukaba wabona aho wayikura, ndakwinginze ngo uyihate. Uru rubuto rero ni urubuto rwuzuye intungamubiri, rwuzuyemo vitamine C kandi twese dukeneye, rufasha ku budahangarwa bw'umubiri, kurinda indwara, rwuzuyemo imyunyungugu itandukanye, rurimo amazi, rugirira umumaro umutima ndetse n'igogora, uruhu rwacu rukamererwa neza. Noneho bakangira akatwereka ko harimo antioxida. Iyi rero antioxida ikintu ifasha gikomeye nakibabwiye haruguru. Niba urwo rubuto rurinda uruhu, rukarinda gusaza vuba, rukarinda uturemangingo twacu kugira ngo tutarwara, rukaba rwakumira kurwara kanseri, urumva uru rubuto ukwiriye kurwirengagiza? Icyo giyewe nagusabira nuko wabyitaho. Nukuri mpora numva nifuza ko wambwira ngo naragerageje cyangwa se ngiye kugerageza. Uru rubuto ndarubabwiye, ubuhamya bwarwo ndabufite. Rero niba ushobora kuba wabona uburyo uguramo kiwi, nyaboneka ntuzuyaze kuyirya, ntuzuyaze kuyigura, ndakwinginze. Imana igufashe kandi iguhe imyumvire ikwiye. Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu. Imana ndagushimiye cyane kuko wabanye nanjye, ndagushimiye cyane ko mbashije kuganira n'abana bawe, nkababwira ku bw'uru rubuto rwose mu byo waduhaye bidufitiye umumaro. Ndakwinginze kugira ngo buri muntu wese afate icyemezo, kandi nongera kukubwira ngo Mana, muri uyu mwanya reba abarwayi bagutakira amanywa nijoro, maze ubatabare kandi ubafashe. Reka bakugirire icyizere, bakwiringire wenyine, maze umwanzi Satani atsindwe mu mubiri wabo, atsindwe mu mutima wabo, atsindwe mu byabo byose, maze izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro biturutse mu kanwa k'abaguhimbaza. Ko mbisabye mu izina rya Yesu, amen.